burya igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Reba ari kunkora mu bintu Emeri waretse kunkora mu bintu katari ibyawe. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda. Ni izina ry'Imana zambwira ikivite ukuri. Kandi atasobanumye ngo njye nkurindira ibintu. Ya narasa kubirinda rukunkora Emeri ngabanya ubwo bu. Icyo gihe cyakubikoraho. Unozashaka gushyiraho ingufuri. Kurasarinde kuri noki nigende. None se wigende kuri kunkorakoraho. Ibyo mbano. Emeri mu kibuno ariko. Emeri rinde ndashaka kuninya noneho. Kubera uko ndashaka usiko mbizi byo kubera uko akunda rukunkorakora. Ndashaka ibintu. Ngarika turafata vite. Nta kibazo. Ngazakira ibintu. Ngambwino ngo setinga kamera. Ariko Emeri waretse ibintu byatetse. Kandi kubirinda. Ako se Emeri kuri seriye. Ngareka nyine ngo maneza rero. naze ko dafite digodo ngo yakuba yinjiyemo ariko ko Emeri benshi nje mu mata kumujye kumayete uramayete se uri sheri wanjye reka nucira amasoro yawe kukuru Marunadishira ku kibuga Emeri gusajya ndagukubita Emeri ntukazajya unyinisha Emeri nagukubita nkaguha amabere yose y'iwanyu na mama wawe na bene wanyu mvaho tujya kwikeneshiriza hirya bro mvaho Emeri ntukazajya unyinisha burya igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Reka kwisetsa mon frère, icyo mpfa nawe kwanza wowe ubunzi zikize uretse nose n'ubwa mbere bafasha abantu haba kandi mu gitondo uretse bakagaruka ariko mbaza nkubwire suko umujyana sajya akabati giye mu mbabare sinzongera akagaruka neza icyo saba ni kimwe baradufasha harabo bajyanye muri rehab kubera ibiyobyabwenge nibyo mbona nonaha sibyo ribikwiriye kureba abana bakabapima kuko ikigaragara bashobora kuba bari under influence akaba atari bo ni gute no nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nka biriya mutabaruka gutinyuka ugafata icupa rya Heineken ukajya kurishyira mu myanya yawe y'ibanga muri akagurupe k'abakobwa abana b'abakobwa bato akaryishyiramo yes ninseka none buretse gato ibi bintu bwabyo uwo muntu akwiriye gushinjwa kwangiza imyanya myibarukiro kwitesha agati iye kuko burya wowe ntabwo uri uwawe uri wa leta nawe ni wibeshye wo mutabaruka noneho kugira ngo ubwire uzihe ibintu by'ubujye uri uvuga uti ubu ngubu ngewe mutabaruka ngiye kwikata igitsina ujya ahantu urebe ko batagufunga oye bigerageze nanone ngo bishyiremo ngo icupa nibyo ubonye ariko se tubishyikire na za karoti n'imyumbati n'iki tubishyikire icyo nkubwira rero ngiki rero none barangiza bakabifata neza ubwo bupfapfa bakabusangiza abandi bose bigaca byakwiye igihugu cyose n'ubu ibyo ngibyo ubwabyo bisobanuye iki mu buryo burambuye bizica abandi bana mu mutwe n'uwatekerezaga kumva ko ashobora gukundana n'umuhungu imyanya igakora ibyo agomba gukora yumva ko icupa rishobora kumusimburira umuntu uri muri ica degeneration ariko rero reka dusipoze yuko uyu muntu ibi bintu nta muntu muzima wabikora ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ari under influence reka leta hari ibimukinamo reka leta imufashe mbere na mbere ibanze mujyane bamupime ibiyobyabwenge sinsabye kumufunga bamujyane mu igororero muri rehab hako no kumufunga bamufunga oya nibisha ubu ngubu ndabikubwiza ukuri ndarakaye ndetse cyane urarakara se bitangi oya hari ibyo tugomba gukora reka ntabwo dukwiriye kubaho nk'abantu bariho just mu buryo budafite kubaho gutyo tu gutyo tu so what ariko reka nkubwize ukuri ibi ngibi ni bya bintu uzabona baramufashe Dr Murangira
agashyira amaboko arimo gusobanura ukuntu byagenze, ukuntu yafashwe n'itegeko rya muhana, mu gitondo tukabona yigenda hariya muri gahunda zisanzwe, Dr Murangira adashobora no gusobanura ukuntu yageze hanze. Noneho uko biri kose kugeza uno munsi ndakubwiza ukuri, ikintu cyitwa ibiyobyabwenge bimaze abana bacu, cyane cyane aba bana b'abakobwa barashize. Ega nibyo bicupa bijombagura nabyo ni ibiyobyabwenge. Ntabwo ushobora kwijomba icupa munami, uzi ko kugira ngo wijombe icupa wajya gutega wenda bikagira inzira, kandi ubwo nabyo akifotora akabishyira habona, kuko niba abantu babibonye nuko yabishyize hanze. ariko se seriously bugacya mu gitabo bati banshimuse ngo urubuga rwanjye barushimuse. Ibi rero nibategura itegeko no mu bihano birimo hakabamo guhana abantu kutazongera gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gihe runaka, kugira ngo iyo addiction nayo ubwayo bashiremo n'ibindi bitandukanye. Hanyuma ikindi, kandi bazahindura amazina. Hanyuma ikindi bakoreshe ka gasisteme k'Ubufaransa. Ko niba ugiye gufungura imbuga nkoranyambaga, shiraho indangamuntu yawe kugira ngo ubugoryi bwose uzakora abantu babumenye. Utayishyiraho bidafunguka. Ibi mushobora kubifata gutya, ariko abatekereza sinzi icyo duhaze, sinzi umurengwe dufite, ariko aho turi mu kugana ni habi, ni habi ndetse cyane kurushaho. Njye ntacyo bimbwiye, maybe I will be gone. Kora Mutabaruka nawe ndabona ibyo bihe bibi atazabibona. Ibi mu myaka nka 20 iri imbere. Ibyo turi kubona se ngubu ni byiza, biteye isoni, ariko it's now or never. Dutekereza uyu munsi turebe. Ibi ni ibintu biteye isoni, biteye isoni. Uraza ukareba ugasanga abantu bose babaye, ibihugu nuko bigenda bipfa, abantu mubibona murebera, none ukabona. Ariko nk'uyu munsi hagira abantu bafasha, abari mu nteko ishinga amategeko, cyane cyane muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage, ngira ngo ndetse bijya oya seriously dukwiriye kugira ikintu na kimwe nta kirazira abantu. Noneho kubera icyo kintu abantu baragiye bishyira hamwe mu bugoryi bwinshi, ntawe ubavugaho, na leta isa nkaho ibatinya, bakora umwanda wabo wose intoxicatinga societe, ariko people they no. Hako ani umuntu akubwira ngo ibyo by'umuco muvuga nge sinawubaye. None tugaruke ku kindi. Akuvuga buretse gato ngo muco uri kuvuga w'u Rwanda nge sinawubayemo nabaye hanze. Ne barabaye hanze, ariko ari mu Rwanda where the morality zigomba gutekinga place, morals tugomba kuzuba, sibyo? Hari umuntu uvuze ngo nge nababwiye ko generation iri ngubu y'urubyiruko ko yarangiye nta muco, kandi byose nicyo bita right. But what is right?